gace k'ikiganiro cyo kwibuka uyu munsi, abatumirwa baraganira ku rugamba rwa RPF Inkotanyi rwo guhagarika jenoside ndetse no kurokora abicwaga. Mu mujyi wa Kigali, ingabo 600 za FPR Inkotanyi zari muri CND zigabanyijemo amatsinda yo kurokora abantu mu bice bitandukanye. Nubwo izi ngabo zari nke kandi zigoswe n'abicanyi, ntabwo zacitse intege kuko zari zizi icyo zaharaniraga: kubohora u Rwanda. Pasteur Antoine Rutayisire ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ari kumwe kandi na Annette Munganyinka ndetse na Karega Jean Baptiste. Bombi ni bamwe mu basigara 600 ba FPR Inkotanyi bari muri CND icyo gihe. Iki kiganiro tugiye kugirana kiri mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ariko iteka ryose iyo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi tunibuka yuko iyo jenoside nta nubwo yihagaritse ubwayo. Hari abantu bagizemo umusanzu ukomeye cyane wo kubohora u Rwanda bahagarika n'iyo jenoside. Uyu munsi rero tugiye kuganira nk'abantu bicaranye baganira mu byo twabayemo, mu byo twanyuzemo, hanyuma bamwe baratubwira imbaraga bashyiragamo n'uburyo bakoraga barimo kubohora abantu. Ariko nanjye ndaza kubatekereza uko twabibonaga twebwe nk'ababaga bashyizwe ku bagomba kwicwa, mbese dutegereje urupfu tukaza kubona abatubohora. Ndagira ngo rero dutangire, mbaze Annette Munganyinka udutekerereza urugendo rwanyu, we wari uri hehe, mwanyuze hehe, hanyuma byagendaga bite murimo kurokora abantu? Murakoze. Bari turi muri CND nk'abasirikare, twari dushinzwe kurinda abanyapolitike bacu, nicyo cyari cyaratuzanye muri CND. Twakoraga akazi bisanzwe twari dusanzwe dukora. Je nakwivugaho nk'akazi nakoraga akazi ko gucekinga abantu binjiraga baje kudusura nk'abashyitsi, kuko twagiraga abashyitsi benshi baturutse hanze. Abantu batazi CND icyo gihe yari iriya nzu y'inteko ishinga amategeko. Yego. Bayitaga CND kuko ni amagambo ahinnye y'Igifaransa, Conseil National pour le Développement, niko yitwaga. Niho mwari muri. Wari ushinzwe mbese kugenzura binjira. Kugenzura binjira, cyo binjiranye, urwego rw'umutekano nyine wo kurinda abayobozi nk'uko twari twaraje dushinzwe kurinda umutekano wabo. Ubwo rero byaje guhinduka indege ya Habyarimana imaze kugwa, nibwo ibintu byagiye bihinduka, kubera yuko hajemo izindi gahunda. Icyari cyaratujyanye cyari cyo kurinda abayobozi, ariko noneho indege ya Habyarimana imaze kugwa byaje kuba ibibazo, batangira kwica abantu tutaramenya uko bimeze. Tumaze kumenya ko indege ya Habyarimana yaguye, twaje kubibwirwa nuko abasirikare gake barasudusasu bakarasa ahantu hose, mbese twumva ko ishyamba atari ryero. Nibwo amakuru yaje kugaragara, rero agaragara ko indege ya Habyarimana yaguye. Indege ya Habyarimana yo bayirasa, nkanjye yigena ari i Kigali, nari ntuye mu gace ka Remera. Bamwe banambwira ko bayumvise yikubita hasi kuko ngo byaraturitse, ariko jewe ntabwo nabyumvise. Icyo gihe hari kuwa gatatu nijoro tariki 6. Icyo gihe twebwe twari twakoze amasengesho maremare gihe n'umugore wanjye, kuko twabonaga ibihari bibi cyane, kuko icyo gihe hariya muri kariya gace ka Remera hose ibintu byari bimeze nabi, abantu barimo gupfa. Ndibuka n'umunsi ubanziriza kuwa kabiri nari nazamutse i Remera ku rusengero, kuko gihe nasengeraga i Remera ku Giporoso. Bica umuntu kuri uriya muhanda uzamuka kujya kuri stade, ku buryo mbese twese twari dufite ubwoba bwinshi. Kandi n'umuntu wese yabonana n'iyo CND bavuga, akabona abasirikare baragoswe, hari abajepe, hari interahamwe nyinshi, hariya ku Gishushu habaga interahamwe nyinshi zari zihatuye, ndetse n'izindi zahazaga zikahirirwa. Hanyuma nagira ngo mbaze na Karega Jean Baptiste, nawe wari uri muri 600, wabibona gute? Indege ya Habyarimana imaze kugwa nyine twatangiye kumva induru z'abantu barimo kwica abantu impande zose, natwe batangira kudusabota, barasa amasasu tuyabona, tubona ko batwatatse. Ariko ntabwo twahise dusohoka kubera ko twabanje gutegereza oda ivuye hejuru, baza kutubwira ko tugomba gusohoka kugira ngo twirwaneho batadusanga muri CND. Mu gusohoka rero twagiye tujya ibice bitandukanye, amakampani imwe ajya kuri Minilist. Ubu ngubu Tayigani nayo nari ndimo niho twagiye, ariko abandi ndetse bazunguruka CND tujya no gukiza abantu. Buri kampani yagiye ifata igice cyayo, tugahuzwa n'abayobozi bacu, nuko twasohotse tujya kubasanga aho bari kugira ngo batadusanga aho turi. Twebwe nk'abantu bari hanze b'abasiviliyani twari twibereye mu ngo zacu. Indege imaze kugwa koko muri iryo joro ryo kwa gatatu, amasasu twarayumvise menshi muri kariya gace ka CND aho mwari muherereye. Ndetse mu gitondo tubyutse dusanga imihanda yose bashyizemo za bariyeri, hariho interahamwe. Nkanjye narabyutse ndebye hakurya kwa Rando, mbona abantu barimo barasahura, mbona ndetse na generator yo kwa Rando baranayitwitse kuko twabonaga hacumba imyotsi myinshi.
hanyuma mwebwe mwari mwasohotse muri CND cyangwa mwari mukirimo? Batangiye kuturasa nibwo twahise dusohoka, baduhaye oda yo gusohoka ko ntabwo bari kuturasa turimo twese imbere, hari abasigayemo bakeya, abandi twese turasohoka tujya hanze tujya kurwana nabo kubera ko nta kindi twagomba gukora usibye kwirwanaho. Twari twasohotse twese tukibyuka. Yewe nari nturanye n'umuntu w'interahamwe, yari umuyobozi w'interahamwe, igeze nko mu masaa 2:30 interahamwe zagombaga kujyana nawe ziraza zimusanga yo mu rugo, hanyuma arazibwira ati muri cyano kwa pastori twe ko ariho duhera, muze tujye guhera za Kimironko hano kwa pastori turaharangiriza nimugoroba tugarutse. Icyo twakoze twagiye mu rugo tujya mu masengesho turasenga, ariko dutegereje kuza gupfa kubera ko ubwo batangira kwica bahereye ruguru kuri stade, kuri uriya muhanda wo kuri kaburimbo aho bita mu Migina, batangira bagenda bica abantu urugo ku rugo kuko bari bafite amaliste. Byo ndanabizi ko bari bafite amaliste kuko icyo gihe twatangiye amasengesho, umugore w'uwo mugabo w'interahamwe twari duturanye n'abakobwa be baza gusenga iwanjye ko bari abakarismatike, baraza turicara turasengana. Hanyuma turangije amasengesho arambwira ati rega buriya ati mwebwe ibyanyu byarangiye, ati amaliste yarakozwe, hari hotel yitwa 525 hirya yaho gatoya hari hatuye umugabo witwaga Kodo, aravuga ati inama zose zakorerwaga kwa Kodo ati kandi mwese amaliste yanyu barayafite, rero buriya muwe mwiteguye ati nubwo bagiye ariko baraza kugaruka. Hanyuma icyo gihe rero ndagira ngo mutubwire, twebwe twari twicaye aho ngaho nyine dutegereje mu rugo dusenga Imana, dutegereje hagati ya mu gitondo. Ngewe nabikurikiraga cyane, ordre yaturutse muri high command bavuga ngo umukuru w'ingabo za RP yatanze itegeko ngo ingabo za FPR zisohoke zijye kurokora abantu. Ubwiriza ryaje nko mu masaa 8:30 saa 9. Hagati aho mwe mwari muri Annette, we wari ushinzwe kwinjiza abantu no gusaka no kureba ibyo binjiranyemo, we wari uri he icyo gihe? Nge icyo gihe nari nkiri muri CND, ariko indege imaze kugwa nkuko bisanzwe abasirikare bagomba kuba standby, twahise dusohoka muri iriya nzu ya CND kuko byabaye cyane cyane no mu masaha ya nijoro, twahise dusohoka mu nzu nyine. Udo mwasohotse nijoro muyihisha harya hafi mu buri musirikare abagomba kuba afite indake, twakaba indake zacu, noneho dutubanza gutegereza oda kureba icyo bagamije abo bantu. Tumaze gutegereza nibwo oda yasohotse bakatubwira dusohoke, turasohoka turagenda. Ariko ubwo ngubwo twarasohotse nyine nko kwirinda, ntabwo twari twemereye kuba twahita turasohoka, ariko nyine turakaba tuba standby twirirwa aho ngaho. Nibuka yuko hari akamodoka kaje, hari abantu bazaga uroye birukaga basa nk'abahunga berekeje hariya nko kuri CND, baza gukumirwa n'abasirikare. Aho ngaho rero niho twagize ikibazo, hasohoka section ntoya y'abasirikare yirukana abo bantu kugira ngo abandi bakomeze bagire bate bazamuke. Aho ngaho ni naho havuye intandaro yo kugira ngo abantu bose nyine basohoke, bari bamaze kumenya ko abantu barimo kwicwa hanze, ibintu bimeze nabi. Noneho nkuko bisanzwe ikintu kigira nyine intandaro, njya nkunda indirimbo ya Maji avuga ati gufata imiheto ngo barwane ntago byari ugukunda intambara, ahubwo ni icyabaga. Natwe kugira ngo dusohoke rero ntago byari ugukunda intambara, nta n'imbaraga zindi twumvaga dufite zirenze, ahubwo ni ubutwari bwo kugira ngo turokora abo twari tumaze kumva bamaze kugenda bicwa hirya no hino. Ubwo rero nibwo twafataga umugambi wo kugira ngo dusohoke dutangire kurokora abantu. Icyo gihe ngira ngo twebwe twabikurikira kuri radio Muhabura, numvaga Muhabura, namara kumva icyo Muhabura ivuze nkumva na RTRM, kuko RTRM yatubwiraga barimo kwicwa, Muhabura tugategereza amabwiriza ari buze kuva mu Nkotanyi. Reka rero mbaze Karega Jean Baptiste, umwe mwari muri Taiga, muragiye mu gihe hariya kuri justice, kuri ministeri, kandi hirya yanyu hari abajepe, kandi turabiza abajepe banyuragamo bagenda bica abantu, kuko hari abantu benshi nzi b'inshuti zanjye bari batuye hariya mu Rugando bishwe n'abajepe hagana mu masaa 4 n'igice gutyo. Ntimwabarebaga cyangwa mwari mutarahabwa oda yo kubarasaho ngo mubabuze no gusirikira abantu? Tugisohoka urugamba rwahise rutangira, ko ntabwo twari gusohoka tutatangiye urugamba. Twasohotse kubera ko induru twarazumvaga z'abantu, noneho nabo bajepe bari batangiye gusohoka, batangiye kurwana, bagiye kutwataka bo, niko byari bimeze ubundi. Cyo twakoze twacukuye natwe indake hari kuri minijiste nyine turwana nabo, ku buryo intambara yari izirangira tukirwana nabo. Nubwo twararwanaga ku manywa, tukirwa turwana nabo ku manywa na nimugoroba, ariko nimugoroba hakavamo bakeya nka section imwe cyangwa ebyiri zikajya gukura abantu barimo kwicwa. Kuko twabikoraga nijoro buri gihe, ntabwo twabikoraga ku manywa. Kenshi twagendaga kubohora abantu barimo kwica mu ijoro. Ubwo rero hagendaga section imwe cyangwa ebyiri
tukagenda dufatana no mu yandi makampani, bamwe bagasigara barwana n'abajepe ko bo ntabwo bigeze bavamo n'umunsi n'umwe. Twakomeje kurwana nabo, tukajya muri operation, tukagenda tukazana abantu muri CND, twahabageza tukongera tugasubira ku bajepe n'ubundi, nimugoroba tukajya kubohora abantu. Twagiye tujya mu bice bitandukanye, za Kicukiro, za Remera, hose ahari haturanye na CND hose, kuko abantu barapfaga twarabibonaga barimo gutaka, byose twarabibonye. Ariko reka wenda mbabaze akabazo gatoya. CND barayirashe pe, barayirasaga tukabona ivumbi riratumutse, tukabona ibiti bigiye hejuru. Nta bantu bari barimo biriya bisasu byafashe? Nta bantu byafashe kubera ko twari dufite indake na communication ya rizungurutse, niho abantu bahise bajya. Abandi barimo hasi muri cave muri CND, abantu bari hanze ni barasaga imbona hejuru z'imisada, ariko abandi bahise bajya mu ndake. Abandi twari twazungurutse CND, twari inyuma yayo, ntabwo twigeze tuyiguma twayisohotsemo, kuko ibyo byafashe nuko batabashije kubasha kugera kuri CND. Iyo tugumamo n'ubundi bari kudusangamo. Barasaga burya rero n'imbunda z'imisada bakoreshaga, ariko natwe twari turi hanze, twari dufite natwe imbunda z'imisada turwana nabo nyine, ku buryo twabakumiraga batabashaka kutugeraho. Nari amasasu mwabonaga, ariko barahatinyaga ko twari twarahazungurutse hose. Wewe twari dufite impungenge tubato bariya abantu bashize rwose, nta muntu n'umwe muri bariya 600 niba hasigayemo benshi, hasigayemo nk'icuma, abandi bose bagiye. Twari twasohotse hasigayemo bake cyane, nabo bari muri izo ndake barinze abayobozi bari basigayemo, abandi twabarindiraga inyuma ya CND nyine, aho twari ku rugamba twarwanaga nabo. Aneti, murasohotse, wowe uri n'umukobwa, wagiye muri bariya basohotse baragenda, ko nkatwe kuwa 4 ku itariki ya 7, urumva nyine ubwo mu gitondo twiriwe mu rugo twicaye dusenga dutegereje ko urupfu ruza, kubera ko haruguru y'iwacu mu Migina bari barimo kwica. Barabanje bica kuri uriya muhanda wo kuri stade uriya wa kaburimbo, barangiye baramanuka wa wundi wo kuri aho bita kuri Banana no kuri 525. Noneho nka 9 nibwo bageze iwacu, nibwo bageze imbere y'irembo ryanjye. Ndabanza ndatekereza ngo ibyo byose reka nsohoke nk'umugabo mbanze nibura ntememo nka 2, wenda nindangiza mpfa. Ariko numvira injwi riramwiraze ko n'ubundi kuri bupfe wagumye hamwe ugapfa nk'umukristo, ntupfe nk'umugabo. Noneho ndicara ndasenga, ariko muri uwo mwanya intera hamwe giye zagungiye imbere y'iwanjye zirimo kujya impaka, ese duteremo grenade, ese tujyemo tubasohoremo. Hanyuma ngiye kumva numva imbunda iravuze. Imbunda zanyu twari tuzi kuzitandukanya na ziriya z'ingabo za Habyarimana, kubera ko Karachinikovu uryigira gasaku kayo, ntabwo ivuga nka ziriya zindi za ni L4, sinzi ukuntu bazita, zo bari bafite, abenshi babo bari bafite za L4. Tuye kumva kantu ngo noneho intera hamwe zari ziri imbere y'iwanjye ziravuga ngo ni inyenzi sha, ngo ziranaturashe. Nagira ngo nkubaze we Aneti, muri abo basohotse ku manywa wari urimo, cyangwa se we wari wagumye mu ndaki muri CND? Oya, twarasohotse kubera yuko twari tumaze kumva yuko hari abantu nyine bari muri stade barimo kwicwa, twagombaga kujyayo kugira ngo tubarokore. Wanyuze he muri iyi mihanda? Utubwira uti giye narasohotse twanyuza, kuko giyewe abaje wacu itinereri yabo nshobora kuyivuga, kuko bamanutse CND, bamanuka hariya hasi mu kabande kuri ya mudugudu w'Urwego, bazamuka munsi y'iwanjye. Umuntu wari uhatuye nyine hari ingo zegeranye gutya, ariko harimo akayira kava muri Kagara aho abantu bavomaga batungukira iwacu. Wowe wanyuze? Twanyuze iyo nzira nyine imanuka gutyo, igenda ikazamuka igahinguka nko mu Migina. Uri muri abo ngabo batungutse mu Migina? Twebwe twibwiraga yuko mwari muzamutse mugiye gufata ikigo cya polisi cyabaga kuri stade. Niho mwari mugiye cyangwa muje kurokora abantu? Twari tugiye kurokora abantu, ntago umugambi wacu wari ukurwana kirya gihe, wari uwo kurokora abo turimo tureba nyine barimo kwicwa. Twarwanaga dushaka kugira ngo tubanze turokora bicwaga. Intera hamwe mwahanganye nazo zari zifite amagoronade, nk'izaje iwanjye zari zifite amagoronade, zari zifite imbunda, zari zifite n'amihoro n'ibindi n'ibikoresho bya gakondo. Mwarwanaga nazo, zari gukankaga zigahunga? Twarwanaga nazo, ariko akenshi barahungaga, ariko bararwanaga. Bari bafite n'abasirikare rero bararwanaga, ariko bari bafite ubwoba, bagapuringa bakagenda. Kamaze na Jean Baptiste, mwebwe mwanyuzeho muri Taiga? Akenshi twarwanaga n'abajepe, ariko kubohora abantu twategereje bagenzi bacu kugira ngo andi makampani kugira ngo tugereho, kugira ngo tubone kujya kwataka za Kacyiru, za Kanjepe na za Kanombe, ko ntabwo twari kubikora twenyine, twari bakeya, twagomba kubategereza. Ariko nk'ibyo wavugaga ujya kurokora abantu, akenshi hari igihe abo twagiye turokora bagendaga batwereka ingo z'abicwa, tukajyana nabo bakadufasha kugera kuri izo ngo z'abicwaga. Inkange y'umwihariko nagiye mu Nkotanyi ivuye Kicukiro
i Kigali ahenshi nari imazi abicwaga benshi hari abo nari nzi, hari abo nanjye nafashaga bagenzi banjye nkababwira aha ngaha ndahazi, kujya kubohora abo bantu cyane cyane nko ku Kicukiro kwa hari n'iwacu, tuzamuka tujya gukuramo Rebero, ariko ndumva Alpha yari yahageze. Nibwo urebye urugamba rwakomeye cyane, abandi bamaze kutugeraho, naho ibindi byo twari ukugenda tutabara abari hafi na CND, twatangiye kurenga CND cyane ari uko bagenzi bacu batugezeho. Jewe nagumye mu rugo, twe ntabwo twihutiye kujya muri stade ku itariki ya 7, twebwe twigumiye mu rugo tukomeza gukurikira uko ibintu birimo kugenda kuri radio. Hanyuma itariki ya 7 zone yacu ngira ngo yari yamaze no gufatwa, nubwo hari hakirimo interahamwe nyinshi n'abasirikare n'abajandarume bari bakigendamo, ariko wabonaga nabo batinya kuhagenda kubera yuko bari bazi ko harimo inkotanyi zamaze kugeramo. Abana bagiye kuvoma barazatubwira ariko twabonye abasirikare benshi. Ramforo mwayibonye ryari? Harashize iminsi 3 nibwo yaje batugezeho kuri CND, ku buryo rwose twari dutangiye no kwishirwa n'amasasu ko twararwanaga cyane, baratwatatse cyane. Bahageze nibwo twahise tubona morale, natwe twumva ubuzima buragarutse, ibintu byose tubikora twumva nta kibazo na kimwe dufite. Nacyo twabatsindishaga akenshi bo kubera ko bicaga, ariko twe twasohokaga turi determine kuko twabonaga abantu bari gupfa kandi ntacyo twumvaga ntacyo dusova tutakirije abantu n'undi aricyo cyatuzanye. Bure rero watubonaga kenshi twararwanaga, barabanzaga bakarwana kuko nibyo, ariko bahungaga hakiri kare, bahitaga bahunga. None Zanette tubwire rero, murazamutse mu gihe Remera, we wanyuze hehe, mwagarukiye mwasubiye hehe? Twarakomeje tugera i Remera nyine kuri stade. Hariya muri stade hari harimo abantu benshi cyane bahungiyemo, rero abo ngabo nibo twe twagiye tugemye nyine kugira ngo tubashe kuba twabarokora. Yewe nageze muri stade kuri 17, natinze kujyayo kubera ko zone yacu bamaze kuyirukanamo interahamwe, zatinye no kuhagaruka kuko n'uwo mugabo wari umutware w'interahamwe nta nubwo yagarutse. Izajyana n'interahamwe z'uko zari zagiye za Kimironko ntabwo bagarutse. Twebwe twagumyemo, hanyuma bigeze kwa 5 nibwo wari ushinzwe iriya zone, ntabwo twari tubaza amazina, twabitaga abafandi mwese. Haje umwafandi cyatubwira ko ari afandi nuko yari bafite abamuherekeje, araza ari muri controle asanga tuhagaze mu rugo, turabareba, araza yinjira no mu rugo aradusuhuza, aratubwira ati se ko muri hano? Turamubwira twebwe twararokotse turi hano ariko twabuze aho tujya, nyine tuguma hangaho mu rugo. Aratubwira ati rero ati ibyiza, ati turabona urugamba rw'umujyi rugenda rurushaho gukomera, ati mugerageze mujye muri stade, ati stade bizatworohera kuyikontorora, ati mugerageze muvemo hano, ati kuko haracyarimo n'interahamwe zishobora kuhasanga hano zigasiga zibishe, cyangwa n'abasirikare ba Habyarimana bacaho cyangwa abajandarume, ati mugapfa. Ubwo twe kuri 15 twari tukiri mu rugo, hari kuwa 5 ndabyibuka, ku cyumweru mu gitondo kuri 17 nibwo twimukiye muri stade, dusanga harimo abantu benshi, stade iruzuye, haryamo imbere hari huzuye, muri tuzarya twumba twose ubu za ministeri zikoramo abantu baragezemo mbere hari huzuye. Twebwe twabaga muri munsi ya escalier ya 6 hanze, niho twagiye tujyamo, dusangamo umuryango, harimo umusaza wa madamu yaraturi iruhande rwa stade, bo bari bazamutse bajyamo, nabo babagaho hanze munsi y'uwo muryango wa 6 munsi ya escalier yawo, tubasangamo, natwe turagenda turavanga dutura munsi y'escalier. Ariko twaya tubona abasirikare bagenda bagaruka, bamwe bambaye civili abandi bambaye igisirikare, ariko abambaye igisirikare ntabwo binjiraga muri stade, bazagamo bambaye civili kuko ari muri zone ya minuari, ntabwo bazaga batwaye intwaro cyangwa, ariko bazaga bigendera nk'izindi mpunzi zose. None rero nagira ngo nkubaze, mwebwe mwasubiyeyo cyangwa mwagumye muri stade? Twakomeje dukoze uburinzi kugira ngo nyine hatagira ikibazo cyongera kuvuka ko abaturage bari muri stade, muri stade nyine. Jean Baptiste, wowe wari umunyakicukiro, uzi ko ababyeyi bawe bari Kicukiro n'abavandimwe n'abandi bantu uzi, wumvaga bimeze bite? Ngo ntabwo umuntu yabonye umwanya wo kubitekerezaho ibyo bintu cyane kubera ko twari mu muriro w'amasasu. Yego. Tubona abantu bari gupfa, ntabwo ari gutekereza ngo uvuge ngo abiwacu bimeze bite. Icyo twarwanaga twagira ngo tubashe kuhagera, kuko ntabwo twigeze tutuza na rimwe, twakomeje kurwana. Operation batubwiraga abayobozi bacu niyo twajyagamo, baratubwira mu jyanaha, ku buryo ntabwo wari kubona umwanya wo gutekereza ngo uvuge ngo ngenda tekereza ku banjye bari Kicukiro bonyine. Ntabwo twigeze tubona agahenge kuko watekereza n'iminota 5 buri kanya twabaga turi mu operation, turimo kurwana, turi mu masasu. Ntabwo umwanya wabonaga ko batekereza ko hari abantu bari Kicukiro kandi utari ubashe kuhagera, kandi twari turimo kurwana tugira ngo tuhageraho hose, ko twajyanaga dufata uduce twegereye hafi na CND za Remera hariya
no munsi yaho hariya ku Gicurushu hariya twari tumaze kuhafata. Urumva rero ntabwo ari kubona umwanya wo gutekereza ngo uvuge ngo ku Kicukiro bimeze biti. Twebwe tumaze guhungira muri stade ubwo ndagenda mbabaza nyine ubwo muruzuzamo ibyo ngewe ntazi kuko ndababwira ibyo nzi. Tumaze guhungira muri stade ubwo twageze kuri 17 twarayemo 18 kuwa mbere kuwa kabiri kuri tariki ya 19 imbunda zari hejuru za Rubungo zirasa muri stade abantu barakomereka. Annette mwe mwari muri he icyo gihe? twari turi inyuma nyine ariko aho twageraga natwe twahitaga ducukura indake nk'abasirikare nyine baturasaga ariko twamaze gushyikira indake zacu. Barashe mu muryango wa 6 barasa mu muryango wa 8 barasa mu wa 10 n'uwa 12 mbese ruriya ruhande rurebana na Kimironko na aho imbunda yari iri Rubungo yarasaga niyo yari irimo kurasa muri stade ku buryo icyo gitondo twakimaze duterura abantu bakomeretse n'abandi bapfuye. Byabaye akavuyo gakomeye cyane muri icyo gitondo cyo kuri 19 ku buryo ni nabwo kuwa 3 wakurikiyeho kuri 20 nibwo haje abasirikare b'inkotanyi bambaye civile baraza batangira gutubwira ati rero abashaka kuva aha hantu turashaka gukora operation tukabatwara tukabavana hano ninjoro tukabajyana ahantu muri zone dukontorora tukabajyana ibyumba cyangwa handi hafi yaho muwe mwiteguye. Ariko ubwo hagati aho ngaho ndenda kubaza ngira ngo Karega kubera ko numvise bashobora kuba muri Taiga bashobora kuba aribo bazamutse za Kicukiro habaye operation yo gufata Rebero Rurizo ko twarayirebaga rwose barayirashe barayirasa n'imbunda. Hari imbunda yarasaga igisasu cyakwikubita hasi kigaturika wagira ngo cyinjiraga mu butaka kigaturika cyamaze kujyamo ukabona kizamuye n'ibiti kizamuye n'ivumbi ryinshi. Wari uri muri abo bagiyeyo? Yego nari ndimo bagiyeyo. Mwakijijwe n'iki ko byari bimeze nabi ko Gikondo barayirashe twibwira ko n'umusozi uri buze kugera aho ngaho bagere ku Kirunga? Abo barasaga rero natwe twarabarasaga ni nacyo twagendaga turwana ntabwo twagendaga twemye cyangwa twagendaga turwana. Twazamukiye Gikondo nyine hariya kuri Majerwa kugira ngo tugerebere ariko twagendaga duhura n'amabariyeri y'interahamwe n'abasirikare. Ndibuka nk'ariya kuri Majerwa twasanze abasirikare n'interahamwe zari zifite imbunda nyinshi cyane ko twagiye ari nijoro twagiye ku mugoroba ariko bwadukereyeho tukigenda ko twagendaga turwana n'ubundi. Tugeze nko ndumva twageze nko nk'ariya kuri za Majerwa bumaze gucya ari mu gitondo ku buryo twagiye dusanga nk'amabariyeri bagiye bakoresha imirambo y'abantu ariyo bagiye bakoresha imirambo y'abantu tukagerayo tukarwana nabo turazamuka paka kuzamuka kwirebera ariko icyo gihe twagendaga turasana nabo abahunga bakagenda bakigira imbere bakadutegereza tukarwana n'abandi baturuka kwirebera bamwe baje kudutangira kudukumira. Twazamutse Rebero turwana kurinda tugera aho dukora muri Rebero hejuru. Bwari ubwa mbere tubona imbunda zirasa ukabona rwose ngira ngo igikompora kikubitaga hasi kikabanza kikinjira mu butaka ukabona biraturitse bizamukanye n'ubutaka mwakijijwe. Nibyo nama kompora baturasaga ari hejuru ku Rebero ariko twanyuze munsi bararasaga harimo bagiye bakomereka n'undi ariko akenshi twabaga tubareba ko twarabarebaga twagendaga turwana nabo. Annette ubwo mwebwe mwari twagumye Remera ariko twagiye nk'imbere ureba za Giporoso nyine natwe twakomeje gutyo nyine dukumira ingabo zo muri Kanombe. Nk'umukobwa wari urimo rwose wumvaga bimeze bite? Nge numvaga nyine ari igikorwa cyiza turimo gukora cyo kurokora abantu. Nari mfite n'imbaraga nari mfite n'ubushake bwo kuba nabasha kurokora abantu kuko twagendaga duhura n'ibintu byinshi cyane abapfuye abakomeretse abasize abana byagize gute. Rero ibyo byatumaga tugira ingufu zo gukomeza gushakisha abakomeretse kugira ngo tubashe kuba twabarokora. N'ababaga bakiri iyo ngiyo mu maprafu bihishe bose tugenda nyine tubahumuriza tubagarura nyine mu ntego zacu. Nk'umuntu w'umukobwa ubundi abadamu mugira impuhwe tubwire rwose nk'ahantu mwakoze operasiyo imwe ukumva unezerewe yuko wagiyemo nk'ahantu mwagiye rwose mukarokora abantu ukaza ukavuga ngo uyu munsi nezerewe yuko twagiye ahantu. Cyane cyane nk'icyo gikorwa cyo muri stade cyaranejeje cyane. Cyaranejeje kuko bapangaga abo kwica abantu bose bari muri stade bari bagiye kugera kuri uwo mugambi wabo wo kuba bakwinjiramo bakica abantu bakabamara kandi harimo abantu benshi. Rero icyo gikorwa cyaranshimishije cyane kubona abantu barenga ibihumbi byinshi babasha kurokoka kubw'imbaraga zacu twakoresheje n'ubushake byaranshimishije cyane.
reka twumve noneho na Karega tubwire, kuko aho wagiye ho hari na habi cyane kandi haguye abantu benshi, hariya za Gatenga, hariya za Gikondo, Kicukiro, uzi ndetse n'abantu batwaye Kicukiro bakajya kubicira ruguru Kicukiro, hariya hari memoriale. Wowe byari bimeze bite? Tuzamuka nyine ubwo abo twagendaga turokora, abo twasangaga batari babica, hari igikundi cy'abaga basigaye inyuma babashaga kubasubiza inyuma bakajyana kuri senete. Ku icyo gihe naho twari dufite tubahungishiriza na hariya kuri stade nyine n'ubundi, ariko abandi twari imbere, twagendaga dukomeza turwana ku buryo nk'ubwo nk'iby'i Nyanza. Tugeze ku Rebero, tumaze gukoramo Rebero, nibwo twamanutse Rebero tumaze kuyifata. Twahasize bamwe, twe tumanuka turi nk'abantu nka 30 ndumva aho twari turi kumwe, tumanuka tugiye ariya i Nyanza nyine, ko twari turimo kubibona abantu barimo kubica, tubona n'amasasu ariyo n'iki barimo kubica. Induru twarazumvaga kenshi z'abantu barimo kuvuga, n'abantu harimo n'ababashije twahuriye nabo mu nzira, kuko ndibuka hari nk'umukecuru umwe twahuye wo muri famiye yanjye yitwa Domina. Uwo mukecuru ndamwibuka, sinshobora kubyibagirwa. Duhuye arimo kuzamuka kwa kundi mu ntoki, arambwira ati hariya hepfo bene wanyu bose niho bashiriye hariya i Nyanza nyine. Nibwo rero twamanutse turagenda dusanga barimo baracyabatema i Nyanza. Njye nyituruka ruguru, ikintu cyantunguye nabonye i Nyanza hariya ku rwibutso nyine mu muhanda niho bari biciye abantu, kubera ko njye nari mazi nk'ahantu bamenaga ibishingwe hari mu ndisi. Nabonye ibirundo byinshi, numva ko ari nk'amakamyo yamennye imyanda. Kumbi abo bantu nabonaga bari ahantu bari bishe, bari bagerekeranye, barambaye imyenda itandukanye, numva ko ari imyanda iri aho ngaho n'iki. Mageze rero nibwo nabonye ibintu bidasanzwe kuri njyewe. Ikindi twebwe ntabwo twari dufite, kubera ko ibintu twabonaga byari birenze ubwenge bw'umuntu. Twabonaga abantu bica abandi nabi, tubona iki. Noneho ngeze njyewe nk'i Nyanza ku giti cyanjye, nabonye ibintu bidasanzwe. Nabonye abantu muri famiye, uzi kubona abantu barimo kubica, ubona imirambo y'abantu uzi barenga 100, uvuga uti isura ni ya kanaka, isura ni ya kanaka. Byarandenze ku buryo nk'uwo mukecuru amaze kuyimbwira, yaranambwiye ati harimo na mama wawe, nawe niwe yarari, n'abavandimwe banjye bose no bari nabo kwa data wacu benshi cyane. Cyo kora amahirwe nagize nuko naje kubona umurambo wa mama wanjye hejuru y'indi mirambo. Mukira abasirikare twari kumwe baramfasha, turagenda tujya kumushyingo, twaracukuye, baramfasha nyine nk'abavandimwe, ko babonaga ko hari ikibazo kivutse gikomeye cya mugenzi wabo. Turagenda turacukura, turamushyingura. Ko nibuka ko ikintu nakoze, nafashe uniform yanjye, ishati nari nambaye, nari mfite indi mu gikapu, ndayifata, bariyo nta kintu ari kumupfunyikamo, hari icyo mushyiramo, n'utundi tuntu nari mfite, turamushyingura. Nibwo numvishe ntuje muri njyewe. Ubwo rero ibintu nabonye byari birenze ukwemera, ko nabonye imirambo y'abantu benshi cyane barenga 100. Nari nzi vuga uyu ni kanaka. Icyo gihe sinzi uburyo nabisobanura, byari birenze ubwenge bw'umuntu. Buriya se nkawe nk'umuntu wari ufite imbunda mu kuboko, ufite n'agahinda mu mutima, washoboye ute gukomeza urugamba? Washoboye ute kwifata ngo we kwica n'abantu, kuko abari bamaze kubica bari naho ngaho hafi? Imbaraga wazikuye? Imbaraga ntabwo zari zanjye, usibye ubuntu bw'Imana, usibye ko twebwe briefing baraduhaye, batubwiye ko tutagomba kwivanja. Njye nk'umuntu numvaga ntabyumva ngiwe, nari mfite imbunda yanjye, mfite amasasu ahagije, nari mfite za magazine zitari munsi y'5, nagombaga kuba nakora nanjye ibi n'iki. Ariko kubera briefing twari dufite yuko tutagomba kwivanja, ntabwo nagomba kubikora njye nyine ku giti cyanjye. Twari muri groupe n'ubundi, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuba nakwivanja. Twari dufite amategeko akomeye cyane, twari dufite ubuyobozi bwiza. Njye nyuma ubu ngubu nibwo ntangira kubitekereza, ariko muri kiriya gihe ntabwo wabitekerezaga ngo wumve ko kubuza umuntu kwivanja impamvu. Urugero natanga n'uruye, nk'ubwo abo ngabo twasangaga babica, twarababonaga benshi, twarabafataga tukanabahungisha. Bamwe na bamwe batari bafite intwaro, usibye barwanaga babashaga guhunga. Abari bafite intwaro nibo twarwanaga nabo, ariko udafite intwaro muri izo nteramwe bose twarabahungishaga. Njye ntabwo nabyumvaga, ntabwo nabyiyumvishaga. Byakorwaga n'ubuyobozi bwacu bwatubirifinze gutyo. Ariko twebwe nk'umwana w'umuntu biragoye kugira ngo wumve ko wowe umuntu wabona ibyo bintu warangiza ukumva ko utagomba kwivanja. Ntabwo byari byoroshye, ariko twagize ubuyobozi bwiza.
ubu nibwo mbitekereza mbere nabwo ntabwo nabyumvaga nanjye. wenda ngaruke kuri stade ko twebwe twabaye muri stade ubwo kuri 19 hanyuma bigejeje kuri 24 nanone hari ku cyumweru nijoro twumva baje nka saa 3 hafi nka saa 2 n'igice saa 3 abasirikare bacamo bavuga ngo abashaka guhunga mwese mugende muze tugende duteruye ibintu turakurikiye turazamutse hariya twebwe twamanutse hariya kuri stade duca kwa Rando tumanuka uriya muhanda wose wo ku Gishushu tugera hano kuri RDB dukata uyu muhanda wa Nyarutarama ubwo abari bari muri CND nabo baraje baradusanze tugiye turi Kivungi twagiye uyu muhanda wose turagenda tumanuka Kagugu tugera i Kabuye hanyuma bariho tuguma ubwo twageze kuri 24 mu rukerera nka saa 9 y'ijoro hanyuma turaharara turahirirwa kuwa mbere turahirirwa kuwa kabiri kuwa gatatu bazana imodoka zitwara abagore n'abana ndetse no kuwa kane zitangira gutwara n'abagabo bamwe giye navuye Kabuye kuwa gatanu twe twagiye n'amaguru kuko imodoka zose bari bazirekipeye bagiye zigiye gutwara ibikoresho bya gisirikare baratubwira ati rero abagabo mwebwe mugende n'amaguru ariko nitubona ibintu bimaze kongera gusubira ku murongo turaza kubasanga mu nzira namwe tubatware kandi niko byagenze koko ko twebwe twagiye n'amaguru tugera ku Cyamutara ndumva ariho imodoka yadusanze ariko twari tumaze kuba benshi cyane kuko hari n'abari bamanutse za Rutongo baduhaye abasirikare baduherekeza nagira ngo rero mbaza neti icyo gihe twe twagendaga mwe mwasigaye Remera muri abo bagiye kwevaka abantu mukatugeza Kabuye mwe mwari uburiya uko byaje kugenda kuko hari abasohotse abashatse guhunga barasohoka baragenda ariko hari n'igice kimwe cyagize cyasigayemo rero ubwo ngubwo ngewe ndi mu bamanukanye n'abo ngabo ariko nasubiye kuri CND nasubiye kuri CND mpita mpindurirwa n'imirimo ibyo nakoraga mpita bihinduka bampaye kandi kazi ku bwa RSM ni umuntu bushinzwe discipline y'abasirikare bushinzwe nyine ibintu by'ikigo cyose rero ubwo naje guhindurirwa imirimo nkora ibyo ngibyo hasigaye noneho nafashaga abantu muri CND hanyuma ubwo icyo gihe mwebwe se Jean Baptiste mwarihe mwagumye hejuru Rebero muri mwarimutse byagenze bite twebwe icyo twakoraga buri gihe twabaga mu operation nkangiye kubera ko nari mu Kicukiro nyine ahenshi nari impazi akenshi twarazaga abo twarokoye tukabageza kuri CND twe tugakomeza tukongera tugasubira mu kazi nyine tukajya hariya kurwana n'abajepe ubwo ntabwo n'ubundi abajepe bari batari bavamo kenshi kubanywa twarazaga twavuye muri operation yaho twamara gufata hari aho twasigaga njye icyo nakoraga njye ku giti cyanjye kuri kote yanjye akenshi najyaga mu operation yo kujya kurokora abantu kuko twabaga tutabo twarokoye abo baga bari muri CND bakatubwira abandi aho bihishe tugakora operation zo kujya kubakurayo buri gihe nijoro. Reka nkubaze ikibazo kimwe rwose ugerageze kwibuka nka operation mwakoze wavayo kumva ufite umunezero wo kuri operation mwayikoze kandi ikagenda neza. Operation numva yanshimishije cyane nanjye nk'ubwo ni gufata Rebero no kuzamuka no kumanuka tugakiza abantu i Nyanza. Yego kuko nubwo nkubwira ko twasanze imirambo y'abantu benshi hari n'abandi benshi bari bakirimo bari bazima. Yego twabashije kubarokora numva ko niyo yanshimishije cyane kuruta izindi kubera ko ikindi cyanshimishije no kubasha gukingura mama wanjye nibura numvishe ndutse ku mutima wanjye ko ntago natangiye okay n'abandi abavandimwe banjye bo ntago nababonye benshi ariko we nibura naramukinguye numva mbese rwa rwikeko rwo kuvuga ngo ndibuze kubona famille zanjye niki kandi narenza aho maze kuzisiga n'ubundi maze kuzibona numvishe byanashimishije kuba nararokoye abantu i Nyanza kandi ari iwacu. Yego no gukura no gufata Rebero kuko niyatumye tubasha kugira ibikorwa byinshi twakoze none kubera ko ntabwo ari tworoheye Rebero. Ubu tumaze imyaka 27 ibyo birangiye ubu iyo mushubije amaso inyuma wegendaza kuvuga nyuma nanjye iyo nshubije amaso inyuma ngira ibyo ntekereza mwumva mumeze mute mubyumva mute. Nkanjye iyo nshubije amaso inyuma ibyo mbona twatekerezaga icyo gihe ibyatubayeho nibyo twatekereza kuba twakora nshimira ubuyobozi bwacu kuko bwarebye kuri twe aho tutarebaga kuba bwaradufashije kutivanja
ubu ngubu nibwo mbona ko iyo tuza kwivanja n'ubu nta herezo byari kuzagira, nta n'icyo byari kuzatumarira. ariko nkatwe icyo gihe bamwe muri twe ntabwo twumvaga ko kutivanja bidashoboka, twumvaga ari ukuduhohotera natwe, ari ukutubuza uburenganzira bwacu, kuko twari tumaze kubona ibintu bibi cyane. ariko ikinshimisha ubu ngubu ni uko byabayeho ku buryo tutabitekerezaga iki gihe, ubu nibwo tubitekereza kubera ko ubona ko byatugiriye akamaro kandi tukabona uko igihugu kimaze kuba cyiza, ukavuga uti kuba tutarabikoze biranshimisha cyane. Igihugu cyanjye kintu ishema aho kigeze, kuko aho twavuye hari ahakomeye cyane. Ni ukuri kandi ukuri k'umuntu yavuga ni uko nta n'imbaraga nyinshi twari dufite, nta n'ibikoresho byinshi twari dufite kugira ngo wenda tubashe kuba twarokora abantu, nta n'iki, ariko twagize umutima ukomeye, umutima wo kwihangana, umutima wo gukunda igihugu n'abanyarwanda. Icyo kintu rero iyo mbona iki gihe aho kigeze, kandi nanjye naragize urwo ruhare rwo kuba nabasha kugira icyo nkora ku gihugu cyanjye kugira ngo kiboneke kandi kigire umutekano nk'uwo turimo ubu ngubu, numva bimpesheje ishema cyane, nkumva kabisa ni kuraje nakomeza n'ubu ngubu, nkumva nta gusubira inyuma nyine kugira ngo igihugu cyanjye gikomeze gitera imbere kitagize ikikidindiza. Reka noneho nanjye nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, kandi ku bw'imbaraga n'ubwitange bw'abo basirikare mwarimo, mbashimire mwese, nshimire na bagenzi banyu mwafatanije, kubera ko iteka ryose igihe mbibwira abantu iyo tugiye kwibuka, nibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ariko nkibuka namwe Imana yakoresheje kugira ngo jenoside ishobore guhagarara kandi igihugu gishobore kumera uko kimeze uyu munsi. Bigatuma rero dushimira Imana kandi tugashimira n'ubuyobozi nk'uko mwabivugaga bwagize icyo gitekerezo cyo kubuza abantu kwihorera nubwo bitari byoroshye, kandi na nyuma yaho akaba ariko bigenda, tukaba twarubatse igihugu kimeze nk'uko kimeze ku bw'imbaraga n'ubwitange bwanyu n'ubwitange bw'abanyarwanda twese. Mwakoze cyane. wakoze kuba wakurikiye ikiganiro. Tubwire icyo ugitekerezaho, unagisangiza abandi.